Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Turi ku itariki 9 ukwezi ni ukwa kabiri umwaka ni 2026. Turi ku wa mbere. Imana iduhaye umunsi mushya, icyumweru gishya, itariki nshya, uyu munsi kugira ngo tuwunezererwemo. Uyu munsi nibyuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Byuka urabagirane mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo iki cyumweru dutangiye, Imana iguhe kurabagirana mu izina rya Yesu. Ibyo ugerageza gukora byose, Imana iguhe kurabagirana. Ibyo ugerageza kujyamo, Imana iguhe kurabagirana. Nari mvuze ngo iki cyumweru cyose Uwiteka ahira imirimo y'amaboko yawe. Ibyo ugerageza gukora, Uwiteka abiha umugisha. Ibyo ugerageza kujyamo, Uwiteka agendane nawe. Ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Imbabazi z'Imana zikubonekeho. Nari mvuze ngo Uwiteka guhaza umunezero, Uwiteka guhaza ibyishimo, Uwiteka akurebe neza, kandi iki cyumweru cyose kikubera icyumweru cy'amahoro, kikubera icyumweru cy'umunezero, kikubera icyumweru cyo guseka, kikubera icyumweru cyo gukoza isoni ababisha bawe. Babisha bawe bakozwe isoni imbere y'amaso yawe. Iki cyumweru Uwiteka gutegurira ameza mu maso y'abanzi bawe. Byuka urabagirane y'uyu munsi. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Mariko, igice cyaho ni icya mbere, umurongo waho ni uwa 40. Haranditse ngo umubembe aho ari, aramupfukamira, aramwinginga, aramubwira ati, washaka wabasha kunkiza. Aramubabarira, arambura ukuboko, amukoraho ati, ndabishaka, kira. Uwo mwanya ibibembe bimuvamo, arakira. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uyu mubembe yaramaze igihe kinini afite ibimunaniza, afite ibibembe ntako atari yaragize. Yari yarivuje, ntaho atari yaragiye, ntaho atari yarageze, ahantu hose yagiyeyo, ariko byari byaranze. Nawe unkurikiye nonaha, ubuzima bwawe bugiye ahantu henshi. Hari ikigeragezo kikubayeho, akarande kikwizengurukaho. Nonaha hari ikiguteye ubwoba ndetse gihagaritse umutima wawe. Ariko nonaha nzanywe no kukubwira ngo byuka urabagirane mu izina rya Yesu. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Imana izanye kurabagirana mu buzima bwawe. Uyu mubembe abonye Yesu yaramwizera, aramwiringira, ngo aza imbere ye aramupfukamira, aramwinginga ati, databuja, washaka wabasha kunkiza. Ariko ngo Yesu abonye umubembe ngo amugirire imbabazi. Haleluya, Imana ishimwe. Uwiteka Nyiringabo Imana akugirira imbabazi, akugirira imbabazi. Ubuzima bwawe Uwiteka abugirira imbabazi. Urugo rwawe Uwiteka rugirira imbabazi. Umuryango wawe Uwiteka ugirira imbabazi. Imbabazi z'Uwiteka ziboneke kuri wowe. Reka nkubwire imbabazi z'Uwiteka zikuriho. Ibintu byose ukoze ubibonamo umugisha. Ibyo ugiyemo byose birakunda. Imbabazi z'Uwiteka zikuriho, ntawe ukurwanya ngo agushobore. Imbabazi z'Uwiteka zikuriho, abantu barakwica bakaba bazi ko wapfuye, ariko kuko imbabazi z'Uwiteka zikuriho, nta hantu ujya kuko imbabazi zikuriho. Nari mvuze ngo imbabazi z'Uwiteka ziguhagurutse mu izina rya Yesu. Imbabazi z'Uwiteka zigukureho uburetwa. Imbabazi z'Uwiteka zikubonekeho. Haleluya, imbabazi z'Uwiteka zikubonekeho. Uku kwezi uyu mwaka Uwiteka Nyiringabo Imana imbabazi ze zikubonekeho. Imbabazi ze amaraso ye amwe yamennye ku musaraba Igorogota, ayo ngaya akwambare mu izina rya Yesu. Aya maraso akwambare kuva ku bworo bw'ikirenge kugera ku musatsi. Aya maraso akubohore, aya maraso aguhumanure, aya maraso akuhindure muzima, aya maraso aguhindure icyaremwe gishya. Aya maraso ya Yesu Kristo aguhindure mushya mu izina rya Yesu. Aya maraso ya Yesu Kristo akureho uburwayi. Aya maraso ya Yesu Kristo akiza indwara.
indwara, nawe agukize. Aya maraso ya Yesu Kristo akuraho uburozi, nawe agukureho uburozi. Hari ibyo baguteze, hari ibyo bagutongereye, hari amagambo mabi bakuvuzeho. Amaraso ya Yesu Kristo abigukureho byose. Ayo maraso aguhindura icyaremwe gishya. Nari mvuze ngo maraso ya Yesu Kristo akwambare. Aya masaha ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo, ndagusengera ngo imbaraga z'Imana ziboneke kuri wowe, ndagusengera ngo amaraso ya Yesu Kristo aboneke kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera wowe umaze igihe hari imigozi ikuboshye, ya masaha iyo migozi nicike. Ndagusengera wowe umaze igihe hari ubuzima bukuruhije, Imana y'amahoro nigukureho uburetwa bw'abazimu n'abadayimoni. Imbaraga zose zagutsikamiraga zikurekure nonaha mu izina rya Yesu. Ndagusengera wowe umaze igihe hari uburwayi buri kuri wowe, Imana nigukize. Yesu wabohoye umubembe akamukiza akaba muzima. Yesu wakoze kuri uyu mubembe, nawe nagukoreho. Ndasenze ngo Yesu agukoreho, Yesu akore ku buzima bwawe, Yesu akore ku rugo rwawe, Yesu akore kuri bizinesi yawe, Yesu akore ku rushako rwawe, Yesu akore ku nda yawe mu izina rya Yesu. Wari ufite ubwoba bwo kuzabyara, ariko Yesu akore ku nda yawe, genda ubyare mu izina rya Yesu. Ntabwo uzapfa uzarama. Yesu nakore ku nda yawe, Yesu nakore ku nda yawe. Wari ufite ikibazo cy'ubugumba, Yesu akore ku nda yawe. Nonaha muri iyo nda yawe hinjiremo umwana, in the name of Jesus. Mu nda yawe hinjiremo umwana. Wari ufite ikibazo cy'ideni, Yesu akore ku buzima bwawe, Yesu akore kuri akawunti zawe, Yesu akore kuri bizinesi zawe, zitangire zigende neza, utangire ubone umugisha, utangire ukingurirwe imiryango. Yesu nagukoreho mu izina rya Yesu. Yesu nakore ku bana bawe batagira ubwenge mu ishuri, Yesu abakoreho batangire bagire ubwenge, batangire bumve mu ishuri. Yesu nabakoreho, Yesu nabakoreho. Wari ufite ikibazo cy'uko baziga, Yesu agukoreho, abana bawe bige, Yesu agukoreho, abana bawe bagira umugisha, abana bawe batera imbere, abana bawe baguke. Yesu nagukoreho. Hakira umugisha w'Imana, hakira ubuzima, hakira impinduka, hakira guhindurirwa amateka, hakira komorwa ibikomere. Imbaraga z'Imana ziboneke ku buzima bwawe. Maraso ya Yesu Kristo aguhindura umutsinzi, aguhindura umunyamugisha, aguhindura umunyembaraga. Amaraso ya Yesu Kristo nagukize buri ndwara yose yari iri mu buzima bwawe. Maraso ya Yesu Kristo agukize diyabete, agukize kanseri, agukize umuvuduko w'amaraso. Maraso ya Yesu Kristo nagukize amaguru, nagukize umugongo, nagukize uburwayi bw'umutwe. Maraso ya Yesu Kristo naguhagurutse ku gisasiro cy'uburwayi. Maraso ya Yesu Kristo nagukureho ubushomeri, aguhereza akazi mu izina rya Yesu. Ndagusengera feva y'Imana ikubeho, gikundiro cy'Imana kikubeho, ubwiza bw'Imana bukubeho, umugisha w'Imana ukubeho, imbaraga z'Imana zikubeho, imbabazi z'Imana zikubeho, ineza y'Imana ikubeho. Maraso ya Yesu Kristo nakuzamure, maraso ya Yesu Kristo nagukure mu nzu y'imbohe, maraso ya Yesu Kristo nagukure mu buretwa, maraso ya Yesu Kristo nagukure mu gisuzuguriro, maraso ya Yesu Kristo nagukure mu buzima bubi urimo mu izina rya Yesu. Mana ndagushima kuri Imana igira neza, ndagushima kuri Imana ibohora. Maraso yawe ni meza, ayo maraso yatumye tubaho, maraso yawe yatumye dukizwa, maraso yawe yaratubohoye. Jambo ryawe rirambwira ngo natwe waratuzuye, twebwe abari bapfuye tuzize ibicumuro by'ibyaha byacu. Maraso yawe, maraso yawe Kristo, maraso yawe naboneke kuri uyu musore wabaswe n'ibiyobyabwenge. Maraso yawe naboneke kuri uyu musore wabaswe n'inzoga. N'amaraso yawe naboneke kuri uyu muntu
wabaswe n'umwuka w'ubusambanyi, amaraso yawe namuha agakiza, ijambo ryawe nirigere kuri we rigwiriye, ijambo ryawe nirimugereho rigira imbaraga, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, kuri Imana ibohoye ubwoko bwawe, kuri Imana irengeye ubwoko bwawe, kuri Imana ihaye abantu bawe kurabagirana mu izina rya Yesu. Urakoze Kristo, amen. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza mwene data, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Uyu munsi kuri uyu wa mbere akira kurabagirana mu izina rya Yesu. Kora subscribe niba utarayikora, ukore like, kandi iri sengesho ryoherereza abantu benshi nabo bahabwa umugisha. Ukiri boherereza ngusabiye umugisha ngo abajyana na Yesu gutabara abandi, abo nibo bazagabana umugisha w'Imana. Urabufatanyije nanjye kuvuga ubutumwa bwiza, ukibikora Imana iguha umugisha. Yesu akwishimire kandi Yesu akugirire neza. Gubwa neza. Shalom shalom.